Yesu nashimwe bene data, dushimiye Imana kubw'uno munsi twongeye kuba duhumeka umwuka w'abazima. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe, Imana ni nziza. Kuba tugihumeka umwuka w'abazima nkunda kubivuga cyane, aba ari ishimwe rikomeye cyane. Iryo shimwe rikomeye kurusha andi mashimwe, kuko iyo duhumeka umwuka w'abazima nibyo by'agaciro, kuko abazima nibo bashima, uwavuye mu mubiri ntabwo abasha gushima, kandi abazima nibo babona imigisha. Tubishimiye Imana rero ko tugihumeka umwuka w'abazima, tukaba twongeye kuba tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Njye mugiye kubana ni Ntaganda Shyaka Robert. Imana ikomeze idufashe kandi Imana ikomeze itubane natwe. Mureke dutangire dusenga kugira ngo Imana izibane natwe. Nyagasani Imana yacu, turagushimiye ndaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Uwiteka, urishobora byose, urivuga bikaba, uritegeka bigakomera. Ndagushimiye ndaguhimbaje kubw'uno munsi ngejeje uno munsi nyumeka umwuka w'abazima. Ndagushimira kuba waturinze, warinze n'abari kuntega amatwi. Uwiteka ndabigushimira. Uwiteka umva ko tugushimiye. Reka Uwiteka ukomeze unyeze, ukomeze untunganye, umvaneho ikibi cyose Mwami Imana yacu, na bano baduteze amatwi Mwami Imana yacu ukomeze ubeze ubatunganye. Uwiteka Nyagasani Imana yacu, ukomeze utubabarire ibyaha byacu n'ibicumuro, kuko uri uwera kandi ubana n'abera. Uwiteka ugomba kubana n'abakiranutsi. Reka Uwiteka ubanze utubabarire, kuko iyo utubonyeho amaraso y'umwana wa Yesu Kristo ntuducire urubanza rubi, ahubwo twita abakiranutsi. Reka uzubane natwe, uzutanyire natwe muri ano masaha tugiye kuvuga ijambo ryawe. Uwiteka ijambo ryawe ryo rirera, ntago twarisengera, ahubwo ryo riratweza Mwami Imana yacu. Ngwino ubane natwe kandi ukomeze utangirane natwe, uze gusozanya natwe. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, amen amen. Dushimiye Imana nanone ko tuba tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 23 umurongo wa 40 tugeze byibuza 43. Haratubwiye ngo reka duhere kuri 39. Umwe muri abo bagome babambanywe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize nawe udukize. Ariko uwa kabiri aramusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe. Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, Mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Yesu ashimwe bene data. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo igihe cyose Uwiteka, igihe cyose Kristo yaguha ubwami yabuguha. Igihe cyose Uwiteka yakuvana mu baturimo, kandi igihe cyose Kristo aba yiteguye kukubabarira aho muhuriye Kristo. Igihe cyose Kristo umwemeye yiteguye kukubabarira, kuko igihe cyose aba afite imbabazi. Igihe cyose aba avuga ngo nawe waza. Hano ni igihe Yesu Kristo yari ari ku musaraba bene data. Ni igihe yari ari ku musaraba, yarabambanywe n'ibisambo bibiri arimo hagati. Ibyo bisambo niba bari babifashe byagiye kwiba biri hamwe, ariko icyo twumvise nuko byari ibisambo. Byo byari byakoze icyaha, byo byari bifite icyaha, ariko Yesu Kristo umwami wacu nta cyaha yari afite. We yaziraga ibinyoma, kuko benshi bamushinjije ibinyoma, bakavuga ngo yitaga umwana w'Imana, abandi bakavuga ngo yita umwami w'Abayuda. Ariko ibyo bavugaga byose byari byo koko, byari byo, kuko iyo bavugaga ngo uyu nguyu ni umwana w'Imana, koko yari umwana w'Imana. Yesu Kristo yari umwana w'Imana. Bavuga ngo uyu nguyu koko ni umwami w'Abayuda, kandi koko yari umwami w'Abayuda, kuko ubuhanuzi bwari bwarabihanuye koko hazaza uzagumana inkoni, uzafata ubwami, kandi yari umwami w'Abayuda, birangira abaye n'umwami w'abami. Yesu Kristo rero hano yari kumwe n'igisambo, ariko igisambo cya mbere ko twumvishe ni nko kumwinuniraho kikamubwira ati, ese ahanga urumva ku murongo wa 39 aravuga ngo umwe muri babagome aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe udukize. Bivuze ngo yari atangiye kumushinyagurira, amubwira ati, se ko wavuga ngo uri Kristo, ko wavuga ngo wakizaga abantu? Icyo bivuze cyo, icyo gisambo cyari kizi inkuru za Yesu, yari azi Kristo, yari amuzi. Nta nubwo yamwise Yesu, yamwise Kristo. Kristo ni izina yahawe Mwuka Wera ukimana kumumanukira, ni izina yahawe nk'uwasizwe. Bivuze ngo yari azi Kristo, yari yarumvise ibye, yari yarumvise amuhamya, yari yarumvise ko yagiye akiza benshi,
yewe ndetse n'aho ngaho bajya kumubamba hari benshi bagiye bamunyega bakavuga ngo uyu ni Kristo, ese ko wakijije abandi, bivuze ngo hari n'abandi bacagaho ari ku musaraba bambye bakavuga ngo uyu ni Kristo, ese ko yakijije abandi kuki watakwikiza? Na cya gisambo rero giheraho kivuga ngo ese Kristo ko wakoze byinshi birenze, ko wabaye muri byinshi birenze, wakijije benshi ubumuga, wazuye bapfuye, wakoze imirimo n'ibitangaza twarakubonye, none kuki utikiza? Ariko icyo ntago cyari kiza umugambi Kristo afite. Kristo umugambi yari afite wari wo kuducungura. Kristo umugambi yari afite wari wo kujya ku musaraba agatwaraho ibyaha byacu, agatwaraho ibyaha byanjye, ibyaha byawe, ibyaha by'isi yose akabitwara kugira ngo yireherezeho abari hehe? Abari mu isi. Kuko ku musaraba niho yireherejeho abari mu isi, afata abari mu isi bose, afata ibyaha byabo abitwara ku musaraba. Ariko kino gisambo kiramushinyagurira. Ariko nakunze icya kabiri cyo cyahise kireba, cyahise kisuzuma, yongeye yisubiramo, yariyiniye mu mutima we, yarisuzumye. Yesaya niwe bigeze kuvuga ngo Uwiteka ndisuzumye sanga ndi umunyaminwa wanduye. Na Yesaya Imana imuzaho atangira guhanura, yararebye asanga ni umunyaminwa yanduye, abwira Uwiteka ngo abanze amweze. Na kino gisambo cyarirebye gisanga kidatunganye. Uwiteka nicyo abadushakaho. Uwiteka abadushaka kutureba, Kristo abashaka kutureba tukamwereka za ntege nkeya zacu, akabona ko twabanje kwemera icyaha, agasanga ko twasanze tudakiranuka, tutagenda neza. Kino gisambo mvu ukuntu cyamubwiye bene data, cyaramubwiye ngo ariko wa kabiri aramusubiza aramucyaha ati no kubaha Imana ntiwubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe. Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze. Kino gisambo cyarirebye kiri ku musaraba kiravuga ngo nibe natwe ntago twakoze ibikwiriye, ntago twagenze ugukwiriye, twagendeye mu byaha, twakoze ibidatunganye. Ariko uyu nguyu we arazira ubusa. Kristo arazira ubusa, we nta cyaha afite. Kino gisambo cyari cyamaze kubibona, kibona ko nta cyaha afite, kibona ko Kristo nta byaha afite. Ariko kiravuga ngo Kristo umbabarire. Cyahise gica bugufi, kibona ko kiri ku musaraba kizira ibyaha byacyo, ariko cyasabye ikintu cyiza Kristo. Yasabye Kristo ubuzima. Yaramubwiye ngo Kristo nugaruka uzampa ubwami bwawe, nuba mu bwami bwawe uzanyibuke. Nuko Yesu agira ihishurirwa. Kino gisambo navuga ngo Mwuka Wera yakijeho, kibona ko Kristo agiye kujya mu bwami bwe, kiramubwira ngo mu bwami bwawe uzanyibuke. Yasabye ikintu gikwiriye, ntiyasabye amubwire ngo ibambure, ngo nanjye umbambure nk'uko kiriya gisambo cyabivuze, ngo ikize ngo natwe udukize. Si yabonye ko gukira ku musaraba ari byo byangombwa, ahubwo yabonye ubuzima buhoraho, yabonye ibihoraho. Yarebye mu ijuru, yararebye aravuga ngo Uwiteka, yararebye aravuga Kristo ugiye kujya mu bwami bwawe, ariko nanjye unyibuke. Ko yambwiye ngo ubwo uzaza ugiye mu bwami bwawe uzanyibuke. Ariko Yesu Kristo nawe ntago yamusubije ngo amucyaye, ntago yamusubije kuko bari mu mubabaro umwe ngo amuce intege. Oya, ahubwo Yesu amubwira ngo nuko abwira Yesu ati mu bwami bwawe uzanyibuke ubwo uzaza mu bwami bwawe. Urubyumva ngo ubwo uzaza mu bwami bwawe. Ubumvaga yaravuga ubwo azaza agarutse mu bwami bwe, we yumvaga nagaruka mu bwami bwe agomba kuzamwibuka. Ariko Yesu amuhumuriza ku mutima, aramubwira ngo, aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Asashimwe, haleluya, ngo turi bubane muri paradizo. Kino gihe Yesu Kristo yaragiye gukora icyo bita paradizo, yaragiye kurema paradizo. Yaragiye kurema paradizo ihoraho. Mu bimenyetso n'ibitangaza Yesu byabaye amara gupfa, abari barapfuye bose barazutse, bari barizeye Yesu Kristo, abari barabanye, abari barapfuye bari kumwe n'Imana, bari barabanye n'Imana neza. Abera bose, navuga ngo nabera bose, bari arabera, barazutse, abantu benshi barababonye. Bivuze ngo iki gihe Yesu Kristo yaragiye gukora iki? Paradizo. Yaragiye kurema paradizo ihoraho. Rero kino gisambo cyamusabye ibintu byiza, cyamusabye ko bagomba kubana mu bwami bwiwe. Ariko Yesu Kristo yahise amubwira ngo turabana muri paradizo. Bivuze ngo kino gisambo ntikize kijya ikuzimu, ntikigeze gipfa, ahubwo Yesu akomezanya na Yesu amujyana muri paradizo. Rero natwe tujye dusaba ibintu byiza, dusaba ibintu bizahoraho, dusaba ubwami bw'Imana, dusabe Yesu Kristo atwandike mu gitabo cy'ubugingo, atuvane mu gitabo cy'urupfu. Reka dusoze dusenga
kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe. Ibyo kino gisambo cyasabye, nawe ku munota wa nyuma wasaba Kristo akaza mu buzima bwawe, hahandi wari wabona waguye, hahandi wacikiye intege, ugasaba Kristo imbabazi. Yiteguye kukubabarira kandi yakugirira neza, akakubabarira, akakongera akakugarukaho. Reke dusoze dusenga. Nyagasani Imana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe riratunganye. Kristo, nk'uko kino gisambo cyagusabye ku munota wa nyuma ubwami bwawe, natwe turagusabye ngo uduhe ubugingo buhoraho. Turagusabye ngo utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Uwiteka utwandikure mu gitabo cy'urupfu, ahubwo utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Niko nsabiye n'uyu nguyu wese uri kumva ino audio, ukomeze umubeho, ukomeze ubafashe Mwami Imana yacu, ukomeze uturinde muri ino si, kandi Uwiteka natwe tuzabane mu bwami bwawe hahandi wagiye kudutegurira. Komeza uganze kandi ukomeze utegeke. Twavuga byinshi ariko Uwiteka ubuzi ibidukwiriye, komeze uduhe ibidukwiriye, komeze kuturinda umubi, ahubwo ukomeze kutubaho. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu n'Umukiza, amen. Mukomeze mugire amahoro y'Imana. Shalom shalom.